Nshuti mukunzi w'Agakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Nishimiye kongera kubana nawe muri iki kiganiro. Wagize neza cyane guhitamo Agakiza TV muri channels nyinshi ziri ku isi. Imana iguha umugisha. Nizera ko kuri iyi channel uhabonera ibikungura, ibigukomeza n'ibituma ukura mu nzira y'agakiza. Nifuje ko dusenga mbere ko dutangira kuganira. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko duhaye iki gihe cyo kuganira, uvugane natwe, imitima yacu ihumurizwe kandi utumenyeshe ibyo ushaka mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nguhaye ikaze nanone. Tumaze igihe turi kuganira ku gukira umutima ukomeretse, kandi si ukuvuga gusa ku mutima ukomeretse. Nagiye mvuga indwara zikomeye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma twiga uko dukwiye kubana n'abantu bameze batyo. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku nsanganyamatsiko ishingiye ku kibazo abantu benshi babajije. Barabajije ngo ni gute wakira ibikomere ukiri kumwe n'abagukomeretsa cyangwa n'ibigukomeretsa? Ni gute wakira ibikomere ukiri kumwe n'abantu bagukomeretsa cyangwa se n'ibigukomeretsa? Iki kibazo mu by'ukuri kirakomeye, kuko abantu benshi ntabwo bafite amahirwe yo kuva hafi y'ibibakomeretsa. Urashari mu rugo uri umudamu, cyangwa urashari mu rugo uri umugabo, urashari mu muryango uri umwana, ukorana abantu mu kazi ka buri munsi, ubana n'abantu bagukomeretsa, cyangwa se mu gihugu kigukomeretsa. Birasa nkaho Bibiliya hano yerekana ko gukira bishoboka, kandi bigukomeretsa bikihari. Nsubije iki kibazo mu ijambo rimwe, Bibiliya yemera ko umuntu ashobora gukira ibikomere kandi ibimukomeretsa bigihari. Nifashishije ingero za Bibiliya, ariko nifuza ko tuzagarukaho mu buryo burambuye. Nafashe uwa mbere yitwa Yosefu. Yashoboye gukira ibikomere akiri mu isi y'abamukomerekeje. Yosefu yagurishwe n'abavandimwe, baramugambaniye, hanyuma baramugurisha ajya kuba umucakara. Ubwo ni Itangiriro 37 ku basoma Bibiliya. Muribuka ko yaje gufungwa imyaka myinshi, hanyuma igitangaje yaje kuba umutegetsi muri Egiputa, muri Misiri ya kiriya gihe. Ntabwo yahise ava hafi y'ibimukomeretsa, oya, birimo, ariko Imana yomora umutima we kandi akiri mu bimukomeretsa. Muribuka ko yongeye guhura n'abavandimwe be, yababwiye ijambo rikomeye. Mbere yuko mvuga ijambo yababwiye, nagiye mbabwira ko icyamufashije gukira, yahinduye uko areba amateka, cyangwa se yahinduye uko areba abantu bamukomerekeje, cyangwa se uko areba ibyamubayeho. Itangiriro 50:20 haravuga ngo ku bwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yarabihinduye kugira ngo ikize abantu benshi be gupfa. Hano ntabwo yahakanye ko atababaye, ahubwo yemeye ko Imana ishobora gukura iciza mu kibi. Birashoboka ko dukurikiye ukiri kumwe n'abantu, haba mu muryango, haba aho ukora, haba igihugu utuyemo, ukiri kumwe n'amateka agukomeretsa. Nagira ngo mu gusenga dusabe Imana ihindura uburyo tureba ibitubaho. Iyo ushoboye guhindura uburyo ureba ibikubaho, ukamenya ko mu kibi Imana ishobora kubyaramo iciza. Mu ijambo rimwe, Imana izakoresha amateka yakubayeho kugira ngo ikize abantu benshi be gupfa. Hanyuma gukira bitangira igihe umuntu aretse gusobanura ubuzima bwe akurikije ibyo bamukoreye cyangwa se amateka amubayeho, ahubwo agatangira kurebera amateka ye mu mugambi w'Imana. Gukira kwa Yosefu kwatangiye mu buryo arebamo ibintu. Birashoboka ko abantu benshi batazi iyi nkuru cyangwa se batazi iri banga ryatuma bakira, guhindura amaso urebesha.
ukizera ko mu kibi Imana izakuramo iciza, ni intango yo gukira. Uwa kabiri ni Dawidi. Mwibuke ko turi kuganira ku kibazo kivuga ngo ni gute nakira ibikomere nkiri mu mateka ankomeretsa cyangwa nkiri ahantu hankomeretsa. Dawidi yakize ibikomere yatewe na Sawuli kandi Sawuli akihari. Murabizi ko Dawidi yakoreye Sawuli akamucurangira afite abadayimoni, yarangiza akamutera icumu, amuhindura umwanzi ukomeye, ntaco yamutwaye. Imyaka myinshi yashaka kumwica, murabizi ko yamuhize imyaka myinshi. Dawidi ntabwo yagize amahirwe yo guhita ava mu gihugu. Igihugu cyose ushaka kuba inshuti ya Sawuli yavuga ko yabonye Dawidi. Yabayeho ubuzima burimo kubabara, burimo guhunga, burimo gusonza, burimo kubura icyaha abo bari kumwe. Ikintu cyamufashije, yashoboye gufata ibibazo bye, ibikomere bye, abisuka imbere y'Imana. Zaburi nyinshi ni amasengesho ya Dawidi avuga gukomereka kwe, guhigwa, kwangwa. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo Dawidi yahindutse umunyaburakari. Igihe cyose yabonye amahirwe yo kwica Sawuli amusanze mu buvumo n'ahandi, ntabwo yabikoze, kubera ko umutima we ntiwari wuzuye uburakari. Mu biganiro byabanje twavuze ko iyo umuntu yakomeretse hari ubwo abaho ubuzima bushaririwe, ubuzima bwuzuye umubabaro, bwuzuye ubusharire, kandi ibyo bituma abamwegereye nabo babihomberamo cyane, ko muzi ko ihame iyo wakomeretse akenshi urakomeretsa. Icyatumye Dawidi atabasha kwihorera ni uko Imana yari ifite icyo yakoze mu mutima we. Isomo twakwigira kuri Dawidi ryo gukira ibikomere kandi utavuye hafi y'ibigukomeretsa, gukira si uguhisha amarangamutima, oya, ahubwo ni ukuyajyana ku Mana. Aho kugira ngo dushoke inzira yo kwihorera, kuvuga nabi, kubaho tutishimye, ahubwo ukafata ibyakubabaje ukabijyana imbere y'Imana kandi ukizera ko uzahakura ihumure. Akenshi iyo twakomeretse natwe turakomeretsa, birangira abantu tubasangije ku busharire, ku mubabaro, ku bikomere tubitse mu mutima, kubera ko Imana ntifite icyo yabikozeho. Ntabwo Dawidi yavuye mu gihugu, yarakiri hafi ya Sawuli, yarakiri hafi y'ibimuhiga, yarakiri mu ntambara ategwa no guhunga. Mwibuke ko abantu bamuhungiyeho ni imfubyi, abahigwa, abinuba, abafite amadeni, abanyamahanga, abanyamubabaro. Ariko muri ico gihugu nyene kimukomeretsa, yabashije guhindura abo bantu bahinduka intwari zikomeye za Isirayeli. Ntabwo nzi igihugu tuyemo, ntabwo nzi ibigukomeretsa, birashoboka ko nankurikiye uri impunzi mu gihugu runaka. Imana ishobora kumva umubabaro wawe, ni byiza kuyibwira akababaro kawe, ukayibwira ibikuremereye, hanyuma ukizera ko Imana ifite ikintu yabikoraho. Undi muntu turi burebere hamwe ni umuntu witwa Nawomi. Yahuye n'igihombo gikomeye igihe basuhuka bakajya mu Banyemowabu. Yahuye n'ikibazo gikomeye kirimo gupfusha umugabo n'abahungu be babiri. Rusi 1 umurongo wa 20, ubwo ni igice cya mbere umurongo wa 20, haravuga ngo ntimukanyite Nawomi, munyite Mara, ubusharire, kuko ishobora byose yarambabaje cyane, yampinduye umuntu ushaririwe. Nawomi yagize ibikomere bitakira mu buryo bworoshe. Bishoboka ko dukurikira uri imfubyi, uri umupfakazi, cyangwa se warabuze abantu, uri ikinege. Mu by'ukuri Nawomi yakomeje urugendo rwe buhoro buhoro kugeza igihe Imana yongeye kumusubiza ibyiringiro. Ntabwo ndi bukubwire ko umuntu wapfushije ari bugaruke, oya. Birashoboka ko bimwe no mu byo wabuze mu buzima wahombye. Murabizi ko Yohana 10 umurongo w'10 haravuga ngo Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura.
kandi buri gihombo cyose umuntu agize kimuzanira gukomereka kw'amarangamutima. Ntabwo nakubwira ko uyu munsi uri buhite ubona ibyo wahombye. Birashoboka ko bagutereje cyamunara, birashoboka ko warase diplome, birashoboka ko wari utangiye kugerageza bikanga, birashoboka ko warenganye mu buryo bumwe ugahomba n'ibyawe, birashoboka ko ukiri muri ayo mateka akomeretse. Ariko icyo nagusaba ni iki, ni uko udakwiye gucika intege kugeza igihe Imana izongera kuguha ibyiringiro. Naomi yahuye n'akaga gakomeye, mu by'ukuri gupfusha umugabo n'abahungu be babiri ntabwo twavuga ko byari ikintu cyoroshye. Mu by'ukuri yari ashaririwe, ubwo yiyita Mara ni uko azi ukuntu byamukomereye. Isomo twakwigira kuri Naomi, icya mbere ni ukwemera ko wakomeretse, kandi gukomereka si intege nke, ni ibyago umuntu agira. Ariko nanone wibuke ko kwemera ko wakomeretse ni intambwe ya mbere yo gukira, kubera ko iyo umuntu yakomeretse ikintu akora ni uguhakana, ni ukubihakana kandi byarabaye, ni uguhunga ahantu hose havuga ibikomere. Ariko nagira mbabwire ko kwemera ko wakomeretse niyo ntambwe ya mbere yo gukira. Byarabaye, washize ibyiringiro mu muntu hanyuma araguhemukira. Wakunze uwo mubana, umuha umutima wawe wose hanyuma aragukomeretsa. Byarabaye. Kwemera ibyakubayeho, kwemera amateka yawe, kwemera ko wakomeretse niyo ntambwe ya mbere yo gukira. Ni byiza kubyemera, hanyuma ni byiza kubijyana imbere y'Imana nka Dawidi, hanyuma turaza kureba uburyo bwo gukira. Ariko kwemera ko wakomeretse ugasuka umubabaro wawe imbere y'Imana ni inzira yo gukira. Undi nifuza ko turebera hamwe ni Pawulo yakomerekejwe n'abayuda bene wabo, akomeretswa nabo bafatanyije umurimo w'Imana, akomeretswa na politiki yari ihari icyo gihe. Mu by'ukuri iyo urebye inkoni Pawulo yakubiswe, ubwato bwamenekeye mu nyanja, kumutera amabuye bagasiga yapfuye, Imana ikongera ikamuzura, yararenganye, arenganywa n'inshuti ze. Mu by'ukuri byari ibintu bibabaje. Iyo usomye urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 4:14, aravuga ngo Alexander umucuruzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Hano Pawulo ntabwo yavuga ko nta kibazo afite. Oya, navuze ko kwemera ko wakomeretse ari inzira yo gukira. Yavuga ukuri kw'ibyamubayeho, ariko hano ikintu gikomeye akabirekera Imana, aho kugira ngo ashoke inzira yo kwihorera. Kandi mwibuke ko kera atarakizwa mu guhora yari umuntu w'imbere, ariko amateka yarekeye Imana nk'umucamanza. Mu Baroma 12:21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo kunesheje icyiza. Hano gukira ntabwo ari ukwibagirwa ibyagukomerekeje, ahubwo ni ukureba ukuntu ibikomere bidakwiye gutegeka ahazaza hawe. Reka nsubiremo, gukira ibikomere ntabwo ari ukwibagirwa ibyagukomerekeje, oya, ahubwo no kureka ibyo bagukoreye bidategeka ejo hawe hazaza. Birashoboka ko umuntu yakira kandi akiri mu bimukomeretsa. Niba wankurikiye neza, twatangiriye kukureba amaso urebesha ibintu, kuzana umubabaro wawe imbere y'Imana. Nagira ngo mbigusubiremo mu magambo make. Icya mbere mu buryo bwo gukira ni ukwemera ko wakomeretse, aho kugira ngo wigire nk'aho nta kibazo gihari. Murabizi ko mu mico y'abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari ni abantu bazi guhisha amarangamutima, ni abantu bazi guhisha umubabaro. Ukwiye kwemera ko wakomeretse aho kwigira nk'aho nta kibazo ufite, kubera ko igikomere gihindura isura, gihindura uburyo kizamo. Ni byiza kwemera amateka yakubayeho, ntiwifate nk'aho nta kibazo wagize. Hanyuma ni byiza gusuka agahinda kawe n'umubabaro imbere y'Imana mu isengesho.
nk'uko Dawidi yabigenzaga. Dukwiye kuba turi abantu basuka imibabaro yacu imbere y'Imana. Ikindi cya gatatu, dukwiye gushiraho imbibi ziboneye igihe bishoboka. Kubabarira ntabwo ari ukwemera gukomeza guhohoterwa. Hari igihe umuntu akubwira ati nutemera ko tujyamana ndakwirukana mu kazi, nashaka azakwirukane ariko ntakomeze kuguhohotera. Hari igihe umuntu akubwira ati ibi ngukorera mu rugo nubivuga tuzatandukana. Nimushaka mutandukane ariko ntiwemere gukomeza guhohoterwa. Ni byiza gushiraho imbibi nziza, imbibi ugashiraho imbago zigukingira, ugashiraho uburyo bwo kwirinda aho bishoboka. Si byiza gukomeza kwemera guhohoterwa, kubera ko hari igihe usanga uburyo uhohoterwamo amategeko afite ico yakurengeraho, mubiganiriye n'umuryango bifite uko byagenda, utazi n'amategeko y'umurimo akurengera mu kazi. Ni byiza gushiraho imbibi ziboneye zitunganye, utagiye udashobotse kwihorera cyangwa se ugashiraho imbibi zikurinda. Nagira ngo nkubwire ikindi cya kane ko agaciro kawe ntabwo gaturuka ku muntu ugukomeretsa, ahubwo gaturuka ku Mana. Igikomere hari igihe kikwemeza ko nta bwenguzi, ntaco ushoboye, kubera ko babigusubiremo inshuro nyinshi, ntaco wakora ngo ukigereho, n'abandi bose bananiwe. Agaciro kawe ntabwo gaturuka ku bigukomeretsa, gaturuka ku Mana. Cya gatanu, si byiza kwihorera. Imana ukwiye kuyiha umwanya, ikakugwanira, ikagutsindira. Si byiza kwihorera. Kwihorera ni ikintu kibi, guhora ni ukw'Imana. Imana niza gucira urubanza, kuko mu bigize harimo ubutabera. Cya gatandatu, ni byiza ko ushaka abantu bizewe mu biganiraho. Ubuzima bwo mu mutwe ni byiza kubufuhira, hanyuma ni byiza ko ushaka abaterapiste, ni byiza ko ushaka abantu b'inshuti mushobora kuganira ku mateka yawe. Ikibazo narindiho ndasubiza ni kivuga ngo nakira ibikomere kandi nkiri mu binkomeretsa. Yego, aba bantu bose turebye ntabwo bari abantu bagituye mu bibakomeretsa, ariko babashije kubabarira, babasha gukomera. Imana ibaha ihumure kandi bakiri mu bibakomeretsa, kuko Imana ibyemera. Hari ubwo ibishaka kwihesha icubahiro kubagukomeretsa, hari ubwo ibigira ngo nawe umenye ko bitari imbaraga zawe, ari Imana igutabara nk'umucamanza, ariko nanone ikaguha n'andi maso urebesha ibibazo adasa n'ay'abandi bantu babirebamo. Imana izagufasha, kandi nanjye nkwifurije gukira ibikomere nubwo gituye mu bigukomeretsa. Birasa nkaho reka mvuga icya karindwi muri bya bintu bitandatu navuze. Icya karindwi, ukwiye kwikunda nawe. Ukwiye kwikunda, numara kuhindura uburyo urebamo ibintu, utangire wikunde. Wikunde, umenye ko ejo hawe ari heza, kandi ko Imana igifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Wiyiteho, wikunde, we kwemeranywa n'amateka akomeretse, cyangwa se ibikomere ko bikugira uko bishaka. Oya, Imana n'umurengezi wawe, n'umutabazi, kandi yashafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Nagira ngo ngusengere kugira ngo Imana igufashe aho hantu hameze hatyo, igutabare, ikurengere, ikubake, kandi bizahinduka ishimwe ku bantu bose bakwegereye. Nibwira ko Yosefu igihe yabaye minisitiri w'intebe muri Egiputa, ka Potifari yari akihari. Mu munsi wo kumwimika na Potifari yari ahari. Ayo mateka nibwira ko Imana yakoresheje kugira ngo ikize muka Potifari yihane, kuko abonye neza y'Imana, na Potifari amenye ko yabeshwe, hanyuma ubuzima bukomeze, bakorane neza. Imana izakora ibirenze ibyo, kandi ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ikibazo cyabazaga ngo ni gute nakira ibikomere nkiri mu binkomeretsa.
Bibiliya iduha ingero z'abantu banyuze mu mateka akomeretse cyangwa se amateka bakomeretsa, ariko Imana yomora imitima yabo. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndasenga kugira ngo ubuntu bwawe bwigaragaze, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, womora ibikomere by'abantu bawe nubwo bakiri mu bibakomeretsa, ubashoboze kubaho bejejwe, bagiriwe neza, kandi ubarinde ibitekerezo bibi byo kwihorera n'izindi mbaraga mbi zose zishobora kwihisha inyuma yo gukomereka kwabo. Uduhe kubaho uhindura amateka yatubayeho agahinduka ishimwe ku Mana. Bana natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.